antidote. Yeah, arageshka fema. Yes. True troops. Yeah, tunasimama imara, tunasimama imara. Waramutse papa? Waramutse pa sigaye nsuzugura wowe Kanjye gusuzugura? imisukari wowe ujya kuryama nta soni Imisukari ryari? Jewe? nta nubwo unabyibuka si ubundi amaso ko yabyimbyera Amaso? Tunasimama imara. umujyanye Ahubwo uracyasinziriye. Munsi buriya ibintu byo gusinda n'ibintu by'amasukari biri kuzamo gute? Ukamusobanurira neza. Uvuga ko ejo papa yagutumye isukari. Wibaga ko twahuriye hariya uri kumbwira ngo ibi byobo ndabitambuka hute? Jewe ngakuzana akanya byibagiwe. Subwe njyewe Nyamaze urambwira neza n'abandi bakuguriye inzoga. Nubwo uri mukuru wanjye murundi kumva na harimo akantu. Kumva? Nundi mu gusuzugura. Uje uruba papa ahubwo si amafaranga yawe uri kugura isukari warasize. nta mafaranga yambaye. Ibuka neza akoresha amangi yawe uri Nta buke. mafaranga yambaye. Ibuka nibyo nikukubwira. Munsi nabona yashize. Ariko rero iby'amafaranga we bishize ku ruhande. Ahubwo ukamubwira inama y'uburyo waje kumubisha. Rero umubwire ngo uburyo ataraza kutubaza ibintu byinshi. Umubwire ngo ejo umutwe wakuriye uryama hariya. Hariya? Sinizo mitwe ngubwiye nawe ejo uzaza gusobanura neza. Oke. ubwo uragarutse Papa? Hariya ejo impamvu kubona ndi kunywa amazi. Ejo umutwe wari uri kundya cyane. Ubwo rero nyine naratashye mbanza kujya kuryama nyine umutwe uri kundya tu. Ariko ubu ngubu ndi kunywa amazi. niko kuri se si uri mwagiye munywa amazi mukandekera igikoma amazi ni ubuzima kuri mwe hari vitamine wowe udakeneye Iye. za Ese zani ibiki kandi? za ni vitamine ubintu zakugirize nukumva harimo zakugirize kugirize nyine ni ukubanza wanywa amazi ukihaza amazi ndikabyumva ayo ngayo ikibazo ni uko uyanywa unari gushinyiriza Tunasimama imara. Mfamwe, icyo kibazo ari kuganira cyo mu mudugudu wanjye gutangira byagenze ute? Barorera. Urambura. Ibyo byari bisanzwe bibaho se? Ndari bisanzwe bibaho ni nayo mpamvu nanjye naje gukorera kugira ngo ngire inama nk'umuntu w'umuyobozi ariko kandi ntungire inama indoha. Ariko ibyo bintu byaba birenze nk'inshuti yanjye ubwo byaba biri kugenda ute? Ngire inama nk'umuntu w'inshuti yanjye nyine magara. Inama nakubwira rero. Sinjya kukuregera ariko nabyo bisa nkabyo. Nshaka kungira inama nibura ifatika nanjye nakora inshuti yawe. Inama rero nakubwira. Kiriya kibazo ni ugushaka ibyo twagikemura atagiyemo ibintu by'iki simba akazi ikomeye cyangwa ngo kujya hirya no hino. Uragira inama wowe utangiye kuvuga ibyo gukemura ikibazo. Inama bikora uku n'inshuti yawe. Inama nakugira kuri inshuti yanjye nawe urabizi. Dusangira n'amacupa tukaja hehe na hehe tugakora tusigara guherekeza hehe hashoboka. Ariko umugore ntabwo yashimwirukana kuko muri ushaka uburyo mwaganira mwumve ikibazo uburyo kiri kugenda kandi hari ukuntu kandakaza mwumva nakajwibura. Oya ntuzakubita umugore. Mwumva nagakubita ariko niba udashaka kwiteza ibibazo ntuzakubita umugore. Ushobora kumukubita rero bakagufunga ukamusiga ukajya muri gereza wowe ukamusiga. ndi kugerageza kwihangana muri iyi minsi sindamukubita. Ngo nyine ngo reba umukubise ariko ari igihe nyine kamera izazamuka. ntuzagere kamera reba umukubise ukajya muri gereza ibyo by'urugo ngakora yanasigaye ari kubikora wowe ufunze sibyo ako ni ukumurika. Mudugu ngira inama kweli ubwo umugore yagusuzugura akanaguca inyuma ukabirebera gutyo ntagire icyo ukora nk'umugabo usubiye azagutinya ryari. Oya ibintu byose ntabwo ari wacu ushiramo uburakari cyangwa kugutinya
kugutinya ntabwo aribyo bigize ute ntabwo umugore wamuzanye kugira ngo ashaka gutera cyangwa ashaka gute nako kubaho na byose byiza ahubwo ni ukurega ikwiriye umuntu w'umugabo tukabikemura tukabaho tukareba ko twabumva ko byakemuye akibyo kuvuga ngo gukubita ngo kwirukana ntabwo ibyo wakaragire bigize agasuzuguro asigaye afite ariko agasuzuguro nyine buri wese nta muntu ukora agasuzuguro ntawe pe ariko ibyo twabigenza ni ukureba nyine twebwe turabunga ariko byo kuvuga ngo wapi wawe wibisha waba wananiwe ntabwo uri umuguye ese ubwo namwe mu ngo zanyu ni gutyo bimera cyangwa ninjye wa mbere rero wa mbere kandi ntabwo ari wowe wa nyuma natwe urebe ko tuba dufite ibibazo mu muti biseriye mubikemura mutese nyine twebwe watumiza inama y'umuryango ariko ntabwo tumiza inama y'umuryango umudugudu wafata nk'ingumi imwe akamukubita wowe si yahita ahinduka nibura urafunzwe ndakeye kabiri ushobora kumukubita nyine wenda urumva nakubwiye uramukubise warasigara nari gukora ibyo bintu niba uri kumukeka niba waramufashe sinzi ariko ubu uriye uri umugereza uramusigiye amahoro ye rero si uri kubyumva ibyo bintu by'uzanabikora abagore bumva batinze buri utamukubise cyangwa ngo umwereke ko ibyo ari gukora atari byo byo gukubita kugira ngo azakubahe biragoye hari mugenzi wanje nawe wa undi mberutse kugira mu kibazo yakubise umugore bamukatiye imyaka 10 kuko yaramukubise aramwangiriza ese ubungiriye nama nk'inshuti yanjye ubwo uko umugore reba nawe bagufata imyaka 10 ubwo nawe nsigaranye nde oya ntuzabikora nama na imyaka 10 byihore nase uguri kubona bamfunga uhari reka yanjye inshuti yawe reka gukwiririra buriya buri muyobozi afite undi mukuriye urumva nta muntu uwo ari we wese uri hejuru y'itegeko ariko nyine birumvikana uko nasaba serivisi ntabwo ari nk'uko nawe wayisaba nk'umuntu w'umuyobozi hari ibintu biba bitandukanye wowe ntabwo uri kubyumva uzahagire gutyo unzanire nk'ab'umutekano wabe hafi ubundi mukubite mwagiza mu bisibanganye n'ibimenyetso biburi gutsibanganye ye ntabwo uri kwikwisha ubundi byabaye kuri umutekano niba ari nka kuriya shana sinarwana n'umugore none se ubura nta bintu kubyirengagiza niyo yagutugaho no kubirengagiza ugagenda no uriya muhungu wamujyanye muri yombi gonde ibintu byo bagiye bamutumira abagore bararindwa muri iyi minsi ariko uriya mugore arandembeje twebwe nyine bwo ndashaka uburyo naje kumuganiriza kuko tureba uburyo kiriya kibazo twakemura kuko ndi kubona gikomeye cyane tunasimama imara gusa ubundi iva ajya yiga akandebera ce n'est pas possible messieurs Laila Iva agakingirizo mu gikapu cya Iva ndamwica none mani fose Ivan papa Gwino ngo wize ngo uburyo bwo kwirinda ibyo urabara bwiza maze igihe kingana iki wirinda harimo kwa mbere kabiri atatu amezi 3 ubu warahiye byararangiye umaze amezi 3 se kuvuga gucyo Didi yamaze umwaka abikora njye wa amezi 3 ningira ukwikangira na Didi ni wakujyanye nta wundi Didi wakujyanye none kanze muraza kumbona mwembi nose papa twakoze iki ku buryo bavuga ibyo twakoze iki nakoze iki mwe muzi ibyo mwakoze ariko si kurinda wavuga iyo umuntu abikoze akiri muto so bibaga byiza wazaza ko tubikora buri gihe tuvuye ku ishuri nawe nyine ukagira tukaja tubikorana kwe mana nyagasani ugeze naho kuntumira none se hari ikibazo kirimo si yarimbutse ukorana n'abaye bakobwa
abaye abakobwa se ko tuba dukorana turi abahungu gusa. muri abahungu gusa Papa oya mama, papa oya. Have uri kumwe n'abandi tuba turi abahungu gusa. uranze ubaye umutinganyi By'ubutinganyi sinibiki. Nje ndi kuvuga ibya karate. ibya karate uyu ni umukandara w'umukara baguhaye Icyo ndahari cyane. ni icyande Sinzi niyo cyavuye. kure cyavuye muri baga yawe Oya. wararwanye baguha iki gihembo se Ikiretse niba ari Didi wagashizemo. Didiye munshakire nawe aze hano Mwira misi ni wowe wagihetse. nawe wagihetse munshakire nawe aze hano ntabwo munkira Sawa. Ega abana bo y'iminsi ngo baranganira kuko ku myaka 10 hazi imibonanora kwetu ni furu dusagurira na Darifuru all of Africa n'izindi mfuruka pote tunafika hadui tunamupiga na wengine kure y'ikiganiro umugore wawe nyibwira bino bihagaze urugano byabindi yihangana umbwira uko bimeze biriya bintu iyo ubimbwiye mpita numva inzara inyishe umva rero ngubwira inama wawe kuko ndabizi tubigiyemo bwakwira bugake umva rero ngubwira inama wawe uriya mugore yarananiye yarakunaniye n'ibyo kubera ko gukora ziriya ngeso kandi nanone dore ikibazo aho kiri wari uzi ko mudugudu ashobora kuza kukugira inama yo kumureka mu rugo bitewe n'uko nawe agucaga inyuma ayo makuru yazo utemwe wo bitekerezeho rero oya na rimwe wabona bafitanye agakungu mbere y'uko uvuga uzayo urabanza ukaragura ururimi oya ibintu ndi kugamba nibyo nje mbihagazeho rero kuko njewe narababonye witonde ubona umuyobozi uri narababonye ariko hari uburyo ubonaga abantu ukabereka nyine ko utababonye ukabirengagiza yego sinabyemeza 100% ariko kandi amagambo yinjiye mu gutwi sindayaca amazi cyane ndabikorera igenzura ariko umugore arananiye mwa buriya rero uzareba umuntu ananiraga uri kumugira inama nziza ariko uri kumwoja ahitaga amwemera none se ubwo buriya mudugudu niba yarakoheje akakubwira ngo reka nemere ko na mudugudu wenda ariko turinze sinaga ibyo bintu yabivuga bya leta ngo bikagenda ngo gaguca byo ubwo yamaze kukwica mudugudu yakora ibyo bintu kweri mwirukane rero mwirukane ukurikije uko ameze abagore bariho oya nari nafashe umwanzuro wo kumwirukana nanjye rega ubu namaze no gupanga kumwirukana reba ari gahunda kandi ntabwo byarenze iminsi 2 namwirukanye oya ahubwo reka ngufashe urukumva niba ari n'amafaranga guri kubura makeya ngaguhereze nimara kugaguha umuhereze risanzwe biri kumwombya cyane none reka ngwereke none wanze ko ngugira inama yo kugira ngo mwirukane nanone uri kuyemera utayemeye igihe uzamufata none habiri nawe uzashyira mu gaciro twaryamye hamwe ubwo uri kumva ari ibintu byanyorohera guhita mwirukana cenyeye jya nababyaranye 5 ndwara babona babirukanye bakagenda da guca yego nyine ngendeye kuri ibyo bya 5 ho nagenda nkamwirukana ariko n'ubu nari mfite muri gahunda suri kureba njewe cakura njewe aramutse abizanye ngabona irange so yo yakoze ubwa mbere wawe arayikoze n'ubwa kabiri akayikora ubwo biba birangiye karakabije ese babagore bandi ko batangenzaga kuri yari ziko buno bagufashe ngikibwa ikahadi target fingo ni trigger we tall and glow bigger turazizi mani dupfa kuva kwizima tugifita kubuzima kushinda ni lazima